ariko mwabonye ko imvura yaguye, ariko iyi mvura y'inaha rero, imvura y'inaha nayo nta gakiza na gakeya ifite. Iyi mvura muyimbarize abantu bayegereye, abantu bo muri meteo niba mujya muvugana n'iyi mvura muyimbarize, irumva abantu bazabaho gute? Abantu bazaba mu nzu badasohoka, abantu bazaba batajya gukora, abantu bazabigenza bate n'iyi mvura? Rero rwose iyi mvura niba nayo twumva idukurikiye nayo yisubireho, ibintu no gukora ntabwo ari sawa rwose. Ngayo nk'uko rero Trump rero rwose yabaye cyane ukuntu ibihugu byamuhagurukiye, ukuntu yabifatiye imyanzuro ikarishye, nabyo bikaza nabyo bikamufatira imyanzuro nk'aho byakamugiriye impuhwe, bikareka akabifatira imyanzuro wenyine. Nuko ngayo nguko rero Trump agahinda kamwishe ko hariho ibihugu byize gukora nk'uko akora rwose pe rwose, kandi byamubabaje rwose. Abantu nabo bisubireho bareke kubaza Trump, ubuse koko ntabwo byazavamo. Twarinze kuzamura ibiciro kubera ko perezida wambanjirije yitwaye nabi, akaba hari inflation, ibiciro byarazamutse ku masoko. Urumva ibintu by'umutekano yafungururiye ibyihebe bituruka muri za Mexico. Ubu ngubu rwose umutekano wameze nayo muri Amerika. Nuko rero rwose ntimunyumve nabi, imyanzuro nayifashe kubera abanyamerika, kandi nayifashe kubera Biden witwaye nabi amaze come on. Noneho rero byaje kurangira perezida wa Ukraine Zelensky ngo yemeye ko bashobora kugira agahenge k'intambara k'iminsi 30. Abanyankibaza Zelensky yemera agahenge nkande katari we ushoza intambara, kandi afite n'ubushobozi bwo kuyihagarika. Ariko nyine Uburusi iyo utarabyemera, naho Trump atariko cyo kora ngenda tangaye ati kubera ko narinzi ko ati biratangaye kubona Uburusiya aribwo bworoshye kudiringa nabwo kuruta uko umuntu adiringa na Ukraine. Atwa ku bwa Trump yumvaga Uburusiya bwakabaye bugorana, hanyuma kandi bikaba bimutunguye uburyo butarimo kugorana nk'uko bikwiye. Umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye atubwira ati ariko se ubundi njya numva muvuga cyane mukavuga amakuru ya Amerika, mukagaruka kuri Amerika cyane na Trump cyane, ubundi buriya nkatwe Abanyarwanda amakuru ya Amerika tumariye iki? Dukomeze tubane, hanyuma rero nyine katababwira impamvu amakuru ya Amerika cyangwa n'ahandi ku isi hirya y'u Rwanda, impamvu ayo makuru ari ingenzi. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adorable, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Abakunzi b'imbuga ya Feza turabashuhuje, mwongeye kwirirwa. Tubahaye ikaze cyane mwese abadukurikira umunsi ku munsi. Turabizi ko mudukunda muri benshi, murabitwereka umunsi ku munsi ko mudukurikira, uko mugenda mureba ibiganiro byacu, uko mugenda mukora commentaire. Twishimiye cyane kongera kubana namwe rero uyu munsi. Turizera ko mwabaye amahoro aho muri hose, ku munsi wagenze neza mwese mu mirimo itandukanye, mu bikorwa bitandukanye mufite, byaba ibyanyu cyangwa iby'abandi mukora. Burya n'umukozi mwiza biravuga ngo umurimo wose werekeje amaboko ukorana umwete, waba ari umurimo wikorera cyangwa se ukorera abandi, upfa kuba bari buguhembe. Rero rwose turizera ko mwabaye amahoro kandi ko mwakoze neza, kandi ko mwujuje inshingano mutarangaye. Ni amahoro rero, natwe turaho ngayo nguko. Nk'ibisanzwe rero ku mbuga ya Feza tangira dusuhuza abari mu Rwanda, abari hirya y'u Rwanda, abari muri Afurika hatandukanye, abari hirya ya Afurika, ndetse n'abari ku yindi mibumbe niba bahari. Urumva bavuga ko ngo hariho ibindi biremwa buriya ngo biba ku yindi mibumbe, cyane cyane buriya nk'abantu bajya ku kwezi cyangwa bajya na gahunda ngo kujya gutura muri Mars, numvishe ngo hari. Yes, niba rero hari abaturage rwose bari kuri iyo mibumbe, nabo turabashuhuje cyane. Turizera ko bazajya bakurikira imbuga ya Feza, kandi rwose ko igihe kizagera bakaza gusura isi, natwe tukajya gusura iyo mibumbe yabo, ntawamenya cyangwa n'ihijuru riba. Umugoroba mwiza rero kuri mwese. Turizera ko mwahashye mwaronse. Reka turebere hamwe rero uko byire byifashe mu karere. Ariko mwabonye ko imvura yaguye, ariko iyi mvura y'inaha rero, imvura y'inaha nayo nta gakiza na gakeya ifite.
izuba tuvuga uburyo hari ubushyuhe, izuba rimeze nabi rigiye kutwica, none imvura nayo yahiziye iragwa umunsi yose amasaha yose itava ku miryango y'abantu. Iyi mvura muyimbarize abantu bayegereye, abantu bo muri meteo niba mujya muvugana n'iyi mvura muyimbarize, irumva abantu bazabaho gute? Abantu bazaba mu nzu badasohoka, abantu bazaba batajya gukora, abantu bazabigenza bate n'iyi mvura? ubuse yagiye yihangana ikagwa nijoro gusa, mu gitondo ikabyihorera, cyangwa se ikagwa amasaha makeya ikarekera aho ngaho, ibintu byo guhora ku mazu y'abantu bose, ku miryango y'abaturage hafi rwose, ibintu byo ntabwo ari sawa. Rero rwose iyi mvura niba nayo itwumva idukurikiye nayo yisubireho, ibintu no gukora ntabwo ari sawa rwose, igendere ku gihe, igwe nkeya iringaniye. Izuba ariko naryo ryari ribi ryo gatsindwa, yewe nubwo numva nubwo yaguye ubushyuhe bukiri bwa bundi, ariko wenda bizagenda bibyumvikanaho bimwe, mbega bigerageze kumvikana ikiri buhagume, katubitegereze. Ngayo nguko rero mu karere nk'ibisanzwe haracyavugwa amakuru y'intambara n'ubundi mu karere burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se mu majyaruguru y'u Rwanda, mu gace nyine ku mipaka y'u Rwanda nyine, ubwo muri biracyumvikana ko iyi mitekano itaraba myiza, ndetse si ku mupaka umwe, ni ku mipaka yombi, umupaka w'u Rwanda na Kongo ndetse n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Umutekano ntago uraba mwiza rwose pe, biracyagoye. Kongo n'abaturage bayo baracyahanganye ba M23, hanyuma hakaza Burundi nabwo butabyitwaramo neza, bujya ku ruhande rwose. Ngayo ngo ubwo rero intambara zigakomeza nk'ubisanzwe, Uvira ntirafatwa, ariko hagiye hafatwa ibindi bice bitandukanye. Ariko hagati aho ngaho mbere ko bifatwa, Kongo, leta ya Kongo ikomeje kwitwara kinyamaswa ku baturage bayo, irica abaturage bayo, abaturage b'abanyamurenge rwose bamerewe nabi. Ni Imana yonyine no kubatabara n'amaboko yayo nabi zakoresha, ariko nyine ntibisanzwe. Cyakora perezida wa Kongo ngo yaje kuza kwemera yuko ngo ashobora kujya mu biganiro byeruye ngo n'abayobozi ba M23, ariko akimara kubyemera, abo bafatanije gutegeka Kongo bati ntaho ntitubikozwa. Imana y'aka karere igerageze rwose ishaka uburyo yatanga agahenge ku abaturage b'aka karere bamerewe nabi. Burya kubaho udafite amahoro ni ibibazo. Abantu benshi mwagiye cyangwa se twabayeho ibihe bimwe nta mahoro ahari, tuzi kubaho nta mahoro uko biba bimeze. Rero rwose Kongo Imana ishyireho ukuboko kwayo. Ngayo nguko. Tugiye hirya gatoya rero hakurya y'umugabane wa Afurika, twigarukire ku musitari wacu Trump, tutajya twibagirwa kuvugaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose uyu munsi mu bihe bike byatambutse yaje kwisubiraho ibintu byo kuzamura imisoro ku gihugu cya Canada, abasa nk'ubishubije hasi, mbega bayisubiyeho gatoya kuri uwo mwanzuro yari yafashe. Ngo yabitewe n'iki rero? Nuko ubutegetsi bwa Canada nyuma yo kuvuga ko buzazamura imisoro nyine nk'uko nawe yizamuye ya 25% y'ibicuruzwa byinjira muri Canada bivuye muri Amerika, cyangwa se bijya muri Canada, ibicuruzwa ibyinjira n'ibisohoka hagati ya Canada na Amerika, bose bari bagiye bazamura 25%. Ariko noneho ku ruhande rwa Canada hiyongeraho yuko hari gavana umwe w'intara imwe ya Canada wahise aho umuriro w'amashanyarazi Amerika icana uturuka. Ndavuga ati twebwe rero ntabwo tugiye kongeraho 25%, ahubwo turazamura ibiciro kabisa, tubitumbagize ku buryo nyine muzamure umuriro mukumva muri ihebye, mugahita Trump rero ngo abirebe baravuga ati kabisa ntabwo ibintu byazoroha. Acisha make buri abajyanama be bamuganirije, bati rwose ntabwo iyi ntambara ntabwo twapfa kuyitsinda, kubera ko umuriro si ikintu tugiye guhita tucukura samuya cyangwa se utangiye ducana amabuji n'utadowa, ntabwo byavamo. Ubwo rero nyine abacishije make, ariko nyine amaze gucisha makeya ku kibazo cya Canada, noneho yicara rero atangira kuganya. Mwumva uyu mugabo Trump amaganya afite. Look, we have been treated unfairly by Canada. We have been treated unfairly by Mexico, but we have been treated very unfairly by every country all over the world. The European Union is horrible, and we are going to get it back.
wa mugabo wacu aho zavuga Amerika irakaze ni ifite ingabo mu bihugu byose ni itera inkunga ibintu byose, none agarutse arimo kurira rwose. Namwe muratuzira, urumva mwatuviriyeho indi mwe mwitwayeho nabi, urumva ari nko kuvuga umwana wo mu rugo wawucura, urabona uriya yarankubita n'uriya wundi yarankubita n'uriya nawe yankubise, urumva mwese muri abantu babi, urumva mwese murahimbira kandi ufite imbaraga nkeya. Come on, iyi ni Amerika si twabonaga mu minsi iri imbere ayo nguko. Trump wacu rero rwose afite impu nk'icyatanu, urumva afite impu zitandukanye yambara mu masaha, mbega kuri orere uruhu rwa Amerika gureti, uruhu rwa Amerika yiriza, uruhu hatari hagati aho, ariko nk'uko yari yabisezeranije abantu rwose ko agiye gushyigikira mushuti we Elon Musk ngo akareka gabwaho ibitero, kandi ngo ari umuntu mwiza rwose. Yabashije kugura imodoka nziza ya Tesla, imodoka imwe mu zihenze rwose za Tesla, arayigura ayijyana muri White House. Gusa nyine nk'ibisanzwe ntago azayigendamo usibye kuyiparika aho ngaho nyine akajya yireba, kandi ngo yanze no kuyishyura mu mataranshe, barabanga arayishyura icyarimwe. Cyakora nibyo dabuse kuko gusa yatangira kwishyura mu mataranshe abaturage bakorera bingahe bakagenda guteka reka ngayo nguko. Trump rero rwose yabaye cyane ukuntu ibihugu byamuhagurukiye, ukuntu yabifatiye imyanzuro ikarishye, nabyo bikaza nabyo bikamufatira imyanzuro nkaho byakamugiriye impuhwe, bikareka akabifatira imyanzuro wenyine. Nuko ngayo nguko rero Trump agahinda kamwishe ko hariho ibihugu byize gukora nk'uko akora rwose pe rwose, kandi byamubabaje rwose. Abantu nabo bisubireho bareke kubaza Trump, ubuse koko ntabwo byazavamo ngayo nguko rero. Ariko kandi akomeza kubreminga buri kintu cyose, donc ari nko kuvuga ngo ibyo bibazo byose twagiye tujyamo, twarinze kuzamura ibiciro kubera ko perezida wambanjirije yitwaye nabi, akaba hari inflation, ibiciro byarazamutse ku masoko, urumva ibintu by'umutekano yafungururiye ibyihebe bituruka muri za Mexico. Ubu ngubu rwose umutekano wameze nayo muri Amerika, nuko rero rwose ntimunyumve nabi, imyanzuro nafashe nayifashe kubera abanyamerika, kandi nayifashe kubera Biden witwaye nabi amaze. Come on Trump rero rwose ayo nguko. Ikibazo cya immigration abantu rwose ubu nuko ngira ngo atarakigeraho ngo tubone nawe yatangiye kubahambiriza. Cyakora hari uwo nabonye umudiplomate niba ari wa Pakistani ngo badipotinze babuje kwinjira muri Amerika, batamusubiza iwabo igitaraganya. Amerika rero bari seriye, ajya muri Pakistani nta kintu yakorera Amerika, nayo kisa nka kiriyara nkuko za Canada zirimo zirimo kuyihimuraho cyangwa kuyihenuraho. Muri Pakistani nta kintu n'ikimwe ishoboye, basi ntiyayitera nibuye ntawamenya, ariko buriya wasanga bafite akabaraga gakeya. Ariko buriya nabo bazagera bavuga ngo n'urushishi rukandagiye rurakuruma, wasanga buriya nayo izagera aho ngaho ikabona icyo yarumisha Amerika, ntawamenya ngayo nguko. Ano makuru ahari rero muri Amerika nuko vice president wa Amerika gashobora kuba mu minsi iri imbere azasura Ubuhinde. Tubitse ko Ubuhinde uyu mugabo wungirije umugabo w'igihangange wa Amerika, umugore we ni umuhindekazi. Bityo rero nyuma y'igihe gito yatowe agomba kujya kwa sebukwe bazaba bagiye gukora iki. Buriya yarasanzwe ajya yataraba vice president. Aha ubwo nyine ngayo nguko agomba kujyayo nyine akajya kubabwira yuko hari intambwe yateye mukwe wabo rwose pe ngayo nguko. Intambara y'Uburusiya na Ukraine rero nkuko nayo iracyakomeje, nkuko ni yo muri Kivu ya mu burasirazuba bwa leta ya Kongo naho yo igikomeje. Izi ntambara naho zizajya menya na gahunda yo kuva kuri isi zifite kabisa. Noneho rero byaje kurangira perezida wa Ukraine Zelensky ngo yemeye ko bashobora kugira agahenge k'intambara k'iminsi 30. Abanyankibaza Zelensky yemera agahenge nkande katari we ushoza intambara kandi afite n'ubushobozi bwo kwihagarika. Ubwo nyine si nkawe byo kwikina, urumva byo kwicurangira ukanibyinisha. Bega Zelensky nyine byanjanze, nanjye niwe ikibazo nakibajije n'ubundi cyakibazo. Ubwo nyine namwe mu byibazo, ubwo se nyine gute nyine ni gutari we nuko kuvuga ngo arimo kurwana n'umuntu kandi arimo kumukubita arangije abamubwira atumva rero reka nkubwire nge sinkunda amahane, nge mbaye nkuretse, urumva sinongera rwose gutega rwose yari nk'ibyo ubu rwose ahubwo reka dutegereze turebe nibura Uburusiya
cyakora ngo hari icyizere ko Uburusiya bushobora kugira kubyitwaramo neza. Trump yavugaga yuko ngo igitangaje rero gitangaje kuri uyu mwanzuro wa Ukraine imaze kwemera ko ako gahenge yo ntacyo kayitwaye. Uburusiya mu gihe butaremera yuko bugiye kugatanga ku gahenge k'iminsi 30, nubwo ibihugu byinshi koko biri mu kubunga gushyira imbaraga mu kubunga byemeza ko gahenge gashobora kuba kagiye kuboneka, ariko nyine Uburusiya igihe butarabyemera naho Trump ariko cyakora ngenda tangaye ati kubera ko narinzi ko ati biratangaye kubona Uburusiya aribwo bworoshye kudiringa nabwo kuruta uko umuntu adiringa na Ukraine. Ati kandi rwose numvaga atari ko byakabaye bigenda. Bwa kubwa Trump yumvaga Uburusiya bwakabaye bugorana, hanyuma kandi bikaba bimutunguye uburyo butarimo kugorana nk'uko bikwiye. akaba Ukraine itakabaye igorana ari irimo kugorana cyane kurusha Uburusiya, kandi bwo bufite impamvu zo kugorana. Donc ntago burimo kwirata uko bari nguko ngende kwora, ntago burimo kwirata uko bikwiye, ntimurimo kugaragaza pa uko bikwiye rwose. Trump rwose ibyo nabyo byamubabaje ngayo nguko rero. Cyakora wenda Uburusiya buriya nabwo koko buriya mwana za kudiringa nabwo bitagoye. Ubu iyi minsi nyine wasanga bagiye ko bayemeye muri ako gahenge k'iminsi 30, ariko kandi muri ako gahenge k'iminsi 30 Amerika ikaba yemera ko igiye kongera guha ubufasha Ukraine bwo yihaga ubwo gucunga umutekano. Ubufasha iha Ukraine ni iki? Ni ibikoresho bya gisirikare, ni ibintu nyine by'intambara. None se uhaye umuntu ubufasha niko iyo umuntu donc mudirinza agahenge k'iminsi 30, muri iyo minsi 30 ukaba urimo kumuha ubufasha bw'ibirwanisho, uba wumva nyuma y'iyo minsi 30 agiye kubikoresha ikibirwanisho. Inkunga wamuhaye ubu ugiye kumva wumva agiye kuyikoresha iki ngayo nguko. Ubwo rero ashaka kuba nyine ari agahenge k'iminsi 30 bakakiteguramo. Icyakora Uburusiya bwo buriya ntibujya bwiherera, cyane cyane ko buzwiho cyane kutajya bwubahiriza amasezerano uko yaba ameze kose n'uwo bayagira n'uwo wese. Ubwo ahubwo iyo minsi 30 Zelensky cyara ryari menge kubera yuko ishobora kurangira bamupfundikiraho intuzi ngayo nguko. Cyakora uraba bazi ko abikina nawamenye, tuzakurikirana tuzakomeza kubagezaho ayo makuru, nubwo rwose atari byo twifuza, ariko abangaba nabo bafite tekinike nyinshi rwose so. Mu bindi rero tugaruka muri aya makuru uyu munsi, umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye atubwira ati ariko se ubundi njya numva muvuga cyane mukavuga amakuru ya Amerika, mukagaruka kuri Amerika cyane na Trump cyane. Ubundi buriya nkatwe abanyarwanda amakuru ya Amerika tumariye iki? Kwa mutubwira amakuru yo muri Amerika, mukatubwira ibintu byo muri Amerika, ibintu byo hanze bitumariye iki? Rwose rero umukunzi wacu turagira ngo icyambere tubanze twibutse abadukurikira, ariko mubanze mukore subscribe, mukore like na share, dukomeze tubane. Hanyuma rero nyine katubwira impamvu amakuru ya Amerika cyangwa n'ahandi ku isi hirya y'u Rwanda, impamvu ayo makuru ari ingenzi. Icyambere nkuko nyine tubizi mu Kinyarwanda, ikintu cyambere ni amakuru. Amakuru y'ahandi rero amara iki? Amakuru y'ahandi biriya ni ibihugu bikomeye kuri iyi si, ni ibihugu mu rwego rwa diplomasi bifitanye umubano runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibihugu mu rwego rw'ubukungu dushobora gukenera nabyo bikadukenera. Ni ibihugu mu rwego rw'imibanire, mu rwego rw'umuco. Nase hanze ahangaha tekinoloji ibintu byinshi niho bituruka, tutamenya amakuru yaho nyine twabigeraho gute? Se byatugeraho gute nabyo? Abashaka gutemberera muri ibyo bihugu, bakora ingendo, abashaka gukora business muri ibyo bihugu, utamenya amakuru yaho se wabikora gute? Donc ikintu cya mbere ni amakuru. Kumenya amakuru ya Amerika ni ingenzi cyane, kumenya amakuru y'ahuri ni ingenzi nabyo cyane, ariko no kumenya amakuru y'ahandi nabyo ni ingenzi kandi cyane. Kubera iki? Kubera ko ububanyi n'amahanga buriya atari ibyo ngibyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga buriya wenda yareba ibindi ijya kubirimo gukora, ariko kubana n'amahanga ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko ntawigira. Umuco w'Abanyarwanda, umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo ntawigira. Kuba ntawigira rero niyo mpamvu baba abaturanyi ba hafi ku mipaka, abaturanyi bo hirya muri Afurika, abaturanyi bo ku yindi migabane, abo bose turakeneranye mu rwego rwa politiki. Iyo mibanire abantu bakagira uburyo babanamo kugira ngo tuzasiga isari nziza kuruta uko twayisanze, nk'uko Baden Powell yabidutegetse. Abaskuti mwese rero ndabashuhuje aho muri hose. Hanyuma rero mu iyo mibanire myiza nyine irakenewe kugira ngo tuzasiga isi ari nziza kuruta uko twayisanze. Ikindi rero mu rwego rw'ubukungu, bari abantu baraturusha cyane amatekinoloji, baraturusha ibintu byinshi bagezeho, baraturusha imitungo kamere, kugira ngo ibyo ngibyo bafite natwe tubibone. Rero tugomba nyine donc imibanire mu bukungu igomba kujya mbere. Ibyo rero nta buryo abazi ibintu bya business buriya ikintu cya mbere ni
amakuru y'urimo gukora business ikintu cya mbere kabisa cy'ingenzi cyane. Niyo mpamvu buriya mubona hariho abantu bitwa abakomisiyoneri. Abakomisiyoneri buriya nta kindi bacuruza amakuru baba babonye kuri bintu bitari ibyabo. Abakomisiyoneri ntibagira amazu, ntibagira iki, ariko birirwa bacuruza amazu y'abandi, birirwa bacuruza ibibanza by'abandi, birirwa bacuruza ibintu by'abandi, nta cyabo kirimo. Kubera iki? Bafite amakuru. Ayo makuru rero iyo yafite, amakuru ni ingenzi cyane, ushobora gutera imbere. Niyo mpamvu tugomba kumenya amakuru yacu inaha, tukamenya n'amakuru y'ahandi, cyane mu bihugu bikomeye nk'ibyo ngibyo bya Amerika, za Canada. Ikindi nacyo abashaka guhaha ubumenyi, abashaka kwiga, dukeneye kumenya amakuru y'ibyo bihugu ko bafite uburezi buteye imbere ku bwacu. Tugomba kumenya n'ibiki bafite, tugomba kujya kubigiraho. Tugomba kumenya n'izi opportunities zihari ku banyeshuri. Donc ibyo byose ni amakuru dukeneye kuba tumenya kugira ngo tubibakureho, tubigire bibi natwe, donc ibyiza tubigire. Na entertainment buriya kuri no si Amerika iri mu bihugu bifite entertainment iteye imbere. Nose ni hehe handi muzumva hari filime nk'iza Hollywood, filime ziryoshye mwirirwa muri abase mwazikura mutamenya amakuru ya Amerika. Imiziki twumvanga ngo Chris Brown, Rihanna, ba Beyonce, ngo twakurikiye ngo Oscar zabaye, ngo abantu ngo yatwaye ngo Grammy ejo bundi, John Legend yarari inaha. Mwari kuzamumenya gute yo mudakurikira amakuru ya Amerika? Ngayo nguko tugomba kumenya amakuru ya Amerika, tugomba kumenya amakuru y'ibihugu by'ibihangange kugira ngo ibyo byose tubimenye. Abantu badusize bafite aho bavuye naho bageze, tugerageze kureba uko babikoze natwe tubigireho. Ayo makuru rero ni ingenzi, turayakeneye. Ikindi rero nyine no mu rwego rw'umuco buriya hari ukuntu tureba. Nk'urugero bakunda kuvuga ko buriya muri Afrika ngo tutagiraga imyenda, hanyuma tuza kubona abo bantu bandi bambara, natwe turambara. Ubwo nyine ibyo nabyo dukeneye kubibona, tukabyiga, tukabikora ibyiza, ariko ibi tukabireka. Ntuzawe ibi byaba tukaba tuberekeye ba nyirabyo ariko rwose iby'ingenzi bafite tugomba kubyiga tukabimenya. Ngaye rero izo ni impamvu nyinshi zituma tugomba kumenya amakuru y'ahandi. Ni nayo mpamvu tuyababwira. Kandi rwose iyo bitarimo kugenda neza muri bya bihugu, natwe tugiraho ingaruka. Mwibuke iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine itangira. Intambara y'Uburusiya na Ukraine itangira, abenshi muri twebwe, nanjye ndimo, ntago twari tuzi Ukraine nibibaho cyangwa itabaho. Ndahamya ko abantu bake aribo bari bazi Ukraine. Ariko intambara igitangira ngo ingano ngo zabuze, ifarini yabuze, ngo ibiryo by'iki byabuze, ibintu byose birahagarara, abantu dutangira kumenya Ukraine. Aga tuza ko dufite amakuru, twaramenya amakuru ya Ukraine, twari kumenya ko ibyo byose ariho bituruka, wenda twamenya ko ari ikibazo kigiye kuva kuri Ukraine, tukamenya ko tubyiteganyiriza. Ariko ubu ngubu tuza amakuru ya Amerika cyangwa ya Canada cyangwa y'Ubushinwa, ikintu twatuha hari ikintu kirimo cyabaye predicted, cyategujwe ko kigiye kuba. Icyo gihe tumenye uko twitwara kugira ngo tukitegure ku ngaruka gishobora kutugiraho. Kubera ko byanze bikunze icyagera kuri abo bantu cyangwa kuri ibyo bihugu bifite imbaraga, natwe kitugiraho ingaruka. Muribuka mu minsi yashize baba babyibuka, imiyoboro ngo ya internet ngo yacikiye mu nyanja. Kamone murabyibuka ukuntu muri ibi bihugu byacu twaserereye. Kubera iki? Ntago twigirira source ya power ya internet ahangaha muri ibi bice byacu. Tuyibakeneyeho kugira ngo ituruke iwabize itugereho. Rero nyine ibyo bintu byose byiza bafite turabikeneye, kandi nyine n'ubwo burinzi niyo mitekano bamaze kubaka nayo turayikeneye. Izo technology turazikeneye, ibintu byose byiza bagezeho turabikeneye. Nta wigira ngayo nguko. Rero mukunzi wacu rwose, namwe mwese abandi mudukurikira, nta yindi mpamvu ituma dukunda kuvuga ku makuru ya Amerika n'abihugu bindi bibyibushye. Izo nizo mpamvu z'ingenzi zituma tuyavuga, kuko amakuru turayakeneye kugira ngo tuyifashishe agira icyo atumarira. Gusa n'amakuru y'iwacu ni ingenzi cyane, nubwo yo amenshi tuba tuyazi. Bose ahangaha amakuru tuba tuyafite y'ahangaha. Buriya n'umwana wo muri quartier, wa mwana usigara mu rugo afite kwa karadiyo ke, amakuru y'ahangaha rwose hari uburyo bwinshi bwo ahita asakara no kuri za social media, gusanga utuntu twaduhererekanije amakuru yamenyekanye. Ariko amakuru yo hirya nayo turayakeneye, kandi nta buryo twayabona tutayakuye. Tugomba kuyashaka rero rwose abakunzi bacu. Turizera ko rero impamvu rwose umukunzi wacu watwandikiye atubajije iki kibazo, turizera ko wanyuzwe n'ibisubizo tuguhaye, kandi turizera ko rwose uzakomeza kutwandikira, ko nadukurikira n'ibindi bifuza ko dukora. Ibyifuzo byanyu ni itegeko kuri twebwe. Namwe bandi abakunzi bacu mwese mudukurikira, mutwandikire ikibazo wifuza kutubaza, ukitubaze. Icyifuzo wifuza gutanga ugitange rwose. 28 kuri 20, 28 kuri 28 tugomba kugusubiza, kandi icyo dusabye tukagikora.
tugakurikirana amakuru dusabye tukayabona, ibyo dutumye gushaka tukabibona. Ariko kandi tukiri aho ngaho, reka mbonereho bavandi ntananegure abantu bihaye kujya batukana ku mbuga nkoranyambaga. Niko biriya bintu katari iby'u Rwanda byaje bite? Umuntu akaduka agasanga abantu barimo baraganira nk'uku nguku, bafite ibyo baganiraga, ntimuziranye, ntimusanzwe muturanye cyangwa mufitanye ibindi bibazo, ukumva tutse umuntu nk'igitutsi iki. Yego niko biriya bintu se buriya ni iby'inaha we, biriya bintu si iby'u Rwanda. Niko musigaho gutukana ntabwo ari byiza rwose. Mujye muganira neza mu kinyabupfura, muganira ni indero, niko tuganire mu bwubahane, umuntu atanga igitekerezo cye n'undi niba musubize neza. Ariko ibintu byo gutukana ku mbuga nkoranyambaga ku karubanda ntuze si iby'u Rwanda. Dusigaho rwose. Twubahane, buri muntu twubahe igitekerezo cye, buri muntu utanga igitekerezo cye gitange neza mu bwubahane. Kandi rwose ibintu byo gutukana rwose, ariko se Mana yanjye, uyitukanye ubundi bwa ntuwumva, usigaye wumva uremerewe nk'ukuntu wumva. Oya pe, reka duhindure imvugo, twige kuvuga neza. Kandi baravuga basoma bavanga ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana. Menya ari umugani w'Ikinyarwanda. Koze kuvuga neza nta kintu bigutwaye, ariko iyo uvuze neza ufasha abarimo kukumva. Ariko iyo utukanye urimo kwica ubuzima bw'abandi n'ubwawe utabusize, rwose musigiye gutukana ntabwo ari byiza. Rero rwose katujye twubahana mu gutanga ibitekerezo. Kandi rwose abantu biba byabarakaje cyangwa byababaje byinshi bitandukanye, hari uburyo bwinshi waganira n'abantu ugacururuka, ariko utabatuyeho umunabi rwose pe. Abantu bakumva. Reka tujye wenda niba ibyo byadufasha tuzashyireho icyo nakita nka safe space. Abantu tujye umuntu ajya sharinga ibyamubabaje wenda mwibanga, nibura abwira abandi yumve ko aruhutse umutima, yumve ko ari abantu barimo kumwumva. Niyo wenda bitaba bya bindi twabonye byadutse byo kuza umuntu akajya kuri kamera akavuga amabanga n'ibyabaye oya, tuzashaka uburyo dushyiraho safe space, byaba ari ukwandika cyangwa ku umuntu akajya atanga ubutumwa nk'ubu ukavuga ukaruhuka, ariko rwose udashyizemo umunabi, utarakaye rwose, cyangwa se ngo bigumane ubyihererane. Oya, tuzareba uburyo tuzajya tubigenza rero. Kandi n'ikindi, abakunzi bacu bifuza kumenya amakuru ya Afurika nk'uko twabibasezeranije, mu minsi iri imbere rwose biraje, turaza gutangira kujya tubacukumburira ku bihugu bitandukanye bya Afurika, ku mateka ya Afurika muri rusange. Ngayo nguko rero turi kumwe rero, turabakunda cyane. Tubibutse gukora subscribe, like na share, mudukurikira muri hose, comment ibyo mwifuza kutubaza byose mu bitubaze, ibyifuzo rwose mu bitugezeho, hanyuma tubibashakire. Hanyuma rwose mu sharing inshuti zanyu zibe inshuti zacu. Turacyari kumwe cyane, turabakunda. Amakuru rero nakagaruka uyu munsi rwose byari byiza twabanye. Reka tuzasubire mu minsi iri imbere, turabakunda cyane. Bye bye. Though the girl is cute, yeah, my dream, my girl, my all. Look, yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Smiling wide, you glow, yellow like the sun, so free. In this world, your love, lovely bow, just be. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Going wide, you glow, yellow like the sun, so free. In this world, your love, lovely bow, just be. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore. Lovely bow, we want more. Every step you take,
every word you speak, the lovely bow you make. Our hearts skip a beat